mucyarambaza ngo amahoro ufite urakura he yego ati boss wagiye ugera ukirasa ese murabura namwe tagiye ugera ukirasa wacu boss ngo kwirasa ni iki ndamubwira ati n'abasirikare wakireze uba wimena moto abasirikare iki se n'ibindi wacu nako nivugiye gusa n'umushumba wakambye namwe ngo sindi mu mwuka ariko aho ryabaye rijya rikora returu rikagira gutera ikagaro nyamara nigeze kuba neza kimfasha kituma ntirata ibindimo none ntago byangwiririye nigeze kubibamo none bituma mbasha gukora wabibayemo ungana gute ndi umwana ariko ufite ubwenge reka muri jenoside nayo mfite 12 yego naratemberejwe intare nazibonye muri 89 nibwo natangiye kubona intare muri parike y'Akagera muri za 89 ibirunga urumva ababyeyi barantemberezaga urumva se nihe nandi ndi bukubwire nagiye ntabwo mbikubwira hanze Rwanda cyera najyagayo ntabwo hajyayo muri presidence imbere yari hotel mu Rugwiro aho mvuze abana muhuza amaso kayitureba ku ruhande ariko twanyweraga yo fanta byari ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umwihariko hamwe na Pasteur Theogene Inzahuke akaba umwe mu bapasiteri mukunda cyane bitewe n'ibyo yaciyemo ariko akamenya no kubyigishaho kubera ko hari benshi cyane baca muri buriya buzima yaciyemo benshi ntibamenye uburyo babuvamo. Pasteur tugwaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane ubundi buzima ni ishuri. Yego. Ubuzima ni ishuri mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ugeze amahirwe wakwigishwa n'igihe. Yego. Kuko igihe kirakwigisha ukakiyoboka umwarimu witwa igihe nurindira ugukosora wowe ubwawe urikosora iyo utikosoye kiragukosora igihe ni danje gera igihe ni danje ibyo byo ndabizi igihe ni danje igihe kigucisha bugufi yego ugaca bugufi cyane ugaca hari igihe cyitwa inzara igihe kiraguhugura cy'inzara uri mu gihe cy'inzara uretse no guca bugufi mu mutima ukajya ugenda ununamye gutya wanera akajya ngo uri kurunguruka akaba ngo uriya ari guhengereza iki ntacyo uhengereza ari amaso yamenetse kubera igihe abantu bagusoma mu gihe bakabona neza ko inzara yakwishe urumva gera igihe kiragatsindwa ngewe ibihe bitatu nibyo byanzengereje hari igihe cy'ubuzima bwiza nabanyeho n'ababyeyi banjye nabayeho hakaba n'igihe cy'amateka ya jenoside hakaba n'igihe cya nyuma y'amateka ya jenoside rero hose nabonye ko nta muntu uruta undi mu bigaragara turarutana mu birebesha amaso bigaragara ko umuntu aruta undi ariko burya n'uri afite agahondo kamuhonda kitwa igihe hari igihe ujyana n'umuntu gusenga urumva we waje n'amaguru wateze akagare wateze moto undi akaba yaje na vewiti cyatu kijya mu mashyamba nuko ne cyaci boss gifite inda kubakira kubati mukozi wati nandika ibiganza usenge kubasha yuguye kandi ko vewiti ayiparitse hari yanjye kari imibare ko ndi butahe n'amaguru aragira ngo musengere ngo reveni meze nabi hari igihe cyitwa reveni rero nacyo avuga ngo ni danje uvuze amateka yawe cyane cyane kuri hari ibintu mba nekereje urumva ubwabyo kumva isi ntisakaye buri muntu wese arahungabana uzi ukubona umukire ari gusinzira mu kinama gutaha byamunaniye njye hariwe nigeze nogereza arambaza ngo arebye murari nifite ntera amazi indirimbo zanjye z'icyo gihe tu urumva uba wiyumvira n'ingoma ze kubera imigazi uba wakubise abasirikare uba wimennyemo za widu uba wiyumvira ingoma zawe mu mutwe kandi zitarimo nta radiyo wiyumvira tu fata ikijerekani uri frizawe ipine ku buryo uri kuba ku minota utaribona kabisa ubundi ukagira ngo wambaye aranyitegereza we yabuze amahoro agiye kuguhemba gitatu ciwe we kirakunejeje rero tona kuntu uri kwirase kwa mujomba ugakubitamo ipure yawe ya 3 icyo gihe niho yari igeze urumva we yabuze yajya yabuze amahoro kandi afite byose
mucyarambaza ngo amahoro ufite urayakura he yego ati boss wagiye ugera ukirasa ese murabura n'umuto wagiye ugera ukirasa wacu boss ngo kwirasa ni iki ndamubwira ati ni abasirikare wakireze uba wimena moto abasirikare ni iki se ni windi wacu. Mbere uko nkomeza ikiganiro nyemera mbanze mbwire abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi, handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo n'umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira, handi ubabara umugongo, amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye, ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza, ukaba wanagera na paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini. Ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme, spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy, indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora. Nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari icyizere, kandi icyizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima. Iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza, butangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano, cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 64 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake, ugafata icyemezo ukavuga uti reka nsanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu. None rero zafi nakuraga muri izo weed naye Yesu yarazimye ndamushimira. Uwo muntu wamurangiye weed arayifata koko? Ndabizi se ko yagiye nanjye ngisigarira gasi. Kubona umuntu ngo wagakwiye ko afite ibyishimo ariko ukabona ntabyo, byakwigishije iki mu by'ukuri? Byanyigishije yuko ibyo tubona bitanga ibyishimo atari byo bitanga ibyishimo, ahubwo Yesu amaze kuzuka avuze ngo mbahaye amahoro, kandi amahoro mbahaye si nk'uko ab'isi bayatanga. Hari amahoro ava kuri Yesu kabisa, icyo twita amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima. Uzi ko buriya amahoro aramutse ari ikinini yabavura indwara yitwa agahinda. Reka nsubiremo, amahoro aramutse ari ikinini yabavura indwara yitwa agahinda. Ke nta mudogiteri ubaho washyiramo igipimo hano ngakuremo azunguza ngo ndabona ufite agahinda gapima 39. Haro wabona se ni Yesu umenya agahinda ufite. Batereka no muhungu wanje muhi kinini kitwa akaguha amahoro ukaririmba. Uziko nakawungu isonga uririmba kawunga, abandi babasigira 10,000 byo guhaha ku munsi, undi w'umuyede agasiga icyabiri mu rugo. Urikungurikira ya kawunga akajya iso ye habize labaza yakuba akayisonga ririmba, undi ari kumena amagi kamena amagi. Ugarimo aratekereza ko umugabo we hari ahandi yace, kandi wenda naho ni struggle imihanda yamucanze Sofia yamufata yabarewe mu mutima bamukuje mbese nta mpora afite mu kandi ubwo ari kuri cuisine, undi arimo araririmbira amakaranga dashe ariko ugasanga umuntu muri cuisine urara muri etage hasi hejuru nta mahoro afite, ariko ugasanga amuyede ebana n'ipike yagiye ku ndege yifitiye amahoro. Amahoro yatandukanye n'ibyo tubonesha iki amaso. Ayo mahoro rero tuyasanga muri Yeremiya 17:7 aho yavuze ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera iki ibyiringiro. Iyo wamaze kwiringira Imana, Imana ikakubera ibyiringiro, urakomera. Pastor, hari ukuntu najyaga mbona abantu benshi cyane bano ku muhanda benshi baba bazi kuririmba, nawe uratangiye kuturirimba kane kuko mu barokore. Hari utuntu wibuka nanjye kabisa byabaniyemo kuva kera sinzi kuririmba. Bwana zirangoma babumva ebana umuntu wese uri ku mihanda yiteyongoza ari state ari Miami, urumva iyo umaze gucoma tuzajya Chicago man mwari vuga gase kwicara Nyabugogo tukajya mvuri ku mucanga Miami. Yes. Kwa amazi amanuka. Uyisiga ku buryo ushobora kuzimanuka mu mitima, ariko izo ni hip hop ziri kumfata muri iyi minsi. Ushobora kuba ko nzasohora ikigoma wananyemeye kuzambera manager cyane.
wayishyiramo umuhate gusa wa mukameramani yanyemereye ko azayinkorera uriya nzamukurikirana paka abona nyiririmbye kuko Yesu yakunze abari mu isi cyane ye byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho mbese ni kujya tubabwiriza mu njyana zose ngo umuntu utagira ijwi n'ipapira arayishobora ngo nibirangira undi murongo nawe uzawushaka. Pastor mbwira muri kano kanya rero ubu kuba mu nzu nziza ni naho nagusanze harimo jardin nini cyane Imana yakoze ibidasanzwe isanzure ni ikigeti Imana yamaye cya dance waherukaga kuba mu nzu nziza kamera mwana nuko nuze kanari benenyise kamera naye ako Imana izancura umuzizi mushyiraho kamera uzanayishyiraho da reba twakamera ahantu ujya mu boss ko kamera imwe hariya indi hano ndimo ndazisengera nanjye nzazishyiraho umuzima zazenga ntacyo utazageraho mu buzima wigeze utekereza ko haba mu nzu nk'ingiyi hari ibyo wasengera n'ibyo utasengera uzaba uri gusengera imvange ugasengera inzu kare waba unavangiwe ibi ni ibintu Yesu akora kugira ngo yiyubahishe asohoze umugambi we kuko niyo uciye ku kazu k'icyumba na savati Imana numa niyi nzagushima ariko muri Yesu n'umugambi we n'icyo cyari kintu byanze kunze nkurikije amateka yawe mbere ya jenoside yakorewe abatutsi wari ubayeho neza ukuntu mwatemberaga mu maparike n'ababyeyi ariko hari umushumba umwe wigeze ambwira maze gutanga ubuhamya arebye n'ubuzima ndimo no kunimereye arambwira ngo sindi mu mwuka ngareka aho ryabaye rikubita returu rikagaruka nako nivugiye gusa n'umushumba wakambye ramwe ngo sindi mu mwuka ariko aho ryabaye rijya rikora returu rikagira gute rikagaruka no kubahishije Imana basinenze ko bizongera kuba gute ubwa mbere ukibona winjiye mu ino nzu ukibuka ibyo waciyemo kuva ukiri umwana mutoya uba mu nzu nziza uba muri ubu ndimo ukabujyanye na bwa bundi ukiri umwana wo mu bakire mbere ya jenoside niyo mpamvu ntirata ntabwo wese wongeye gusubira inyuma uti nyamara cyane nigeze kuba neza kimfasha kituma ntirata ibi ndimo none ntabwo byangwiririye nigeze kubibamo noneho bituma mbasha gukora wabibayemo ungana gute ndi umwana ariko ufite ubwenge reka muri jenoside nayo mfite 12 nari nzi ko umubose ashobora gusangira n'umukozi ku meza aho bamwe abacaho biteke nturenge ku izina ndaza kubitora mbizana ku meza kandi ejo uzamusiga muri icyo kizu asigara hakoropa ubwo se njye nicana nabo hariya tugasangira nose bituma atanyita boss bamwibye radiyo mu modoka abaturage batangira kuvuga ngo tujye kwaka akazi aramwirukana aragira gute nanjye ndigendera tu ngarutse ku mugoroba nijoro nka 2:00 3:00 n'umwati kari bamaze kumfungurira maze guparika ninjira muri salo nenda mubwira ati ngwino araza mwati fata ibiryo urye namaze kwarana namati genda uzana isahani ajya no mu kabati kwizana namati mudamu we mwihore nagenda yizana arayizanira amaze kwizana ngiye muha kubyo naryaga umukozi wawe umuzamu atarya ngo nunute ngendangije njya kubindi naru mwati ngo dusangire nkajya mvanga nose tukavanga nose bimeze gute ngewe rwose ndagira ngo nzakwishyura mfite agatungo nzakagurisha nkwishyure urambwira amafaranga iyo radiyo igura mwati we nose hano hanze baravuga ngo uranyirukana mwati rero ntabwo ndi bukwirukana hari ikintu cya mbere nshimira Imana ndashimira Imana ko uriya mujura utamufasha kuko iyo umufata ari kumukubita nk'ikintu mu mutwe hatangira kujya kuburana umurambo aho uryamye kandi ari umujura sibyo icyo ni kimwe icya kabiri ndashimira Imana ko nubwo utamufashe ariko nawe ntiyakumenya umutwe ubu nawe wumva ndi kwirukana ndi kugira gute ndi kukuvuza ibyagiye byagiye twasigaye amahoro ahubwo komeza akazi ubagakora neza ne wamubonye none sinumusekirite abikora byose cyo bita kubakamo umuntu icyizere nawe ni umuntu nubwo umuhembe ibyo 10,000 ari mu gikoni ariko umwenda uramusigira akawufura uramusigira abana ibyo nibyo papa yajyaga ava isafari atwaraga amakara
twaba turi muri ugasanga twese twamukoze w'uruziga niba hari cyangwa uri akanzanira nawe amukoze akamugurira akamuzanira niba nguriye imyenda ku gihe cyo kungurira imyenda nawe akamugurira urwo hari umunyamakuru ugeze mbaza ngo urukundo ngufite ngo nukuri umurokore nukuri pastor namwate oya nibyo nose mu mashereka data na mama niko bari bameze none byongera kuba ndiki ndumu Kristo rero ibindimo none ntago bintunguye nebayemo ndi umwana nyura mu buzima bubi Yesu abigaruye menya uko mbana nabyo hari umuntu mara kuva mu cyaro yagera i Kigali Imana imaze kumukubita ubuceri akahita agura congo yitwa ngo ibyiza biri imbere uri bwayibone yayindi iraramye ireba hejuru none yagura kavatiri ka 10 ka super limited akahita agura 2012 hano bwagura imwe ya 6 n'imwe y'imashini akajya agenda gaci iriya congo uzikivuga narawufashe umugise ari abantu ndeba kandi tiwamubwira ngo ujye kumusuri wabo mu cyaro arakwateye bana ni danje ariko se napfa azagusaba kumutabara ari igihe ugera hari abantu ina mu mujyi baduhabya ariko wajya wabo kwivuga ugasanga n'umuntu yagiye kubaka etaje amesikare yari ayamenyereye amanuka ajya kuvoma mu kabari hari abantu bamenye esanseri hari abo zidatungura barikuruzaga ku mutumba mukabane ariko njye nabaga afite utugari tw'udupine dutatu uri umwana muto cyane mu gipangu ubwo niki cyatuma nirata naratemberejwe intare nazibonye muri 89 nibwo natangiye kubona intare muri parike y'Akagera muri za 89 ibirunga urumva barantemberezaga urumva se nihe nandi ndi bukubwire nagiye ntabwo mbikubwira hanze u Rwanda cyera najyagayo ntabwo hajyayo muri Prezidansi imbere hari hotel mu Rugwiro mvuze abana muhuza amaso kayitureba ku ruhande ariko twanyweraga fanta byari mwagiga mutembera n'abana b'abakire b'ababosi ariko ntabwo ari hariya Jera shimiye Imana yongeye kunyomora ibikomeye byemeze gutembera n'abana b'abakire abana urumva nge natinze no gukurikizwa nagize imyaka 10 narabona muri umuna wawe yego numva ko natinze gukurikizwa wari uteteshe nene baza umwana wo mu mafaranga rero ufite se w'umushoferi uvuka ku Kamonyi utwara amakamyo akagira mama we akagira umugore uvuka i Butare iruware mwana wa street urumva atari bazi kurya ubuzima umwe afana Kiyovu ndafana Mukura iyo zahuraga rero urabyumva kabaga aragashe mbwira Mary yafanaga Mukura Vienna afana Kiyovu bya danje ariko Mary akayifatanya na Reyo mbese mu rugo hahoraga ambiance namenye ubwenge usanga mu rugo hari imodoka bitaga Rivan urumva na zirakombe Volkswagen lazibona Volkswagen zira zo mu gipadi mu rugo yari ihari itari yakazi oya aho ngaho tinjana ku ishuri kuri Gardienne rubayeho neza se na amateka y'abantu babanye na vie papa wanje sinzi bushize nanabivuze muri iki kiganiro ari mu bantu ba mbere bafashe autorisation yo gutwa ya transport bwa mbere mu Rwanda undi yitwa John atuye Gaseke hano twahuye na muwo musaza John arabimbwiye ambwira ko ari wayifasha ari wa kabiri ngo bazifatiraga mu kigo cya leta cy'ubwikorezi cyitwa Gipost agira abandi abanyongoza ko batayifatira abankurikiye baza amateka nibo bafatiraga za autorisation nabitwa ba Rwigema bakoranaga ni kera ngari umuntu wabwira ko hari ku isoko ryo mu mujyi hari gare akaba atabyemera no amateka hari wabwira ko pariki yabagara muri kazi ni kazi nabyo hari stories z'uyu mujyi ngenda nibuka mbwira icyo gihe wari umwana ukiri muto cyane ariko ubayeho umwana wo mu kibosi nubuhe buzima navuga utajye wibagirwa uvuga uti nyamara abana bo mu kibosi barakize wabayeho mbere ya jenoside kurya tu kurya urya bakuririmbira bagutereka ku idirishya ibyo byakubayeho byambayeho akwiruka inyuma gutamika nageze imyaka 10 ntazi kwiyoza mu rugo hari abakozi banyoza bansiga isabune atari ko ndi ikigoryi baratese
kwa tujya kwiga ari somo twigaga cyambere ya jenoside ryitwaga ibidukikije twigamo ibintu bijyanye n'ibimera n'amaparike n'iki twaba twize ku nzovu papa ndashaka kureba inzovu bavuze ku nzovu nkarira akahita ambwira ati muri ejo nzakujyana muri vacances nzakujyana akazakujyana koko ibyo nkaje papa yakoze mu societe ya leta yitwaga Provia ya mbere ya jenoside yari societe y'ubucuruzi ndayibuka icyo gihe atwaragamo amakamyo bagiraga amakamyo ya Fiat njya mbikurura nkabibona neza yabaga ifite body z'umutuku ikagira kabine y'umweru byari Fiat mu mpande ku muryango handitseho Provia n'imibare ndabyibuka twaraga nimero 6 papa kamya Fiat byose bindi mu mutwe rega na amateka yabaye yavuye muri Provia muri 90 igihe inkotanyi zatabaraga zikabatutsi bakoraga mu bigo bya leta barirukanwe nawe icyo nibwo akazi kahagaze ndabyibuka araza aratuganiriza mu rugo tubwira ko akazi kahagaze kubw'impamvu aradusobanurira ariko kuko yari umuntu wari ubimazemo igihe n'uburambe nibwo atangiye kwesa abona akazi akajya atwara amakamyo y'amatanka ajya kuzana amavuta hanze muri za Tanzania niko yatubwiraga akagenda akamara nk'ukwezi akagaruka nabyibuka n'ibyanwa byarabaye byinshi bya dande tukajya kumutora amajerwa n'ibintu yabaga yazanye tugapakira mu modoka agaha abaturanyi abashoferi bagenzi b'abashomeri bakaza gufata ibintu mu rugo bese ukabona ko yazaga ahitaga habaho ubusabane mu rugo ibyo byose mba mbyibuka iyo bihindutse gutyo bikahinduka umunota umwe ntabwo ese wumva wanze u Rwanda wanze igihugu uretse no kwanga u Rwanda nanjye nariyanze ega n'ibintu byatwaye amezi 3 gusa iminsi 100 kandi ya minsi 100 nayo urupfu uri kumwe na rwo ahubwo igitangaza si ugupfa igitangaza wibazaga impamvu utarapfa kuko gupfa rwo wabaga uri kumwe na rwo ugendana na rwo urupfu ukibaza impamvu isaha ishize gute utarapfa kumva nicyo gitanga rero ibaze mu mezi 3 bya bintu wabayemo bwa buzima wabayemo bwiza kwisanga uri mayiwabo ku muhanda nakubwiye ko hari umuntu wantoraguye yasanze mu Kinamba yari umuboyi wo mu rugo angejeje iwe ko haba birananira yarambwira ati umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu ntago wamenye ariko nakumenya ngwino njye kukugira neza ngeze iwe mu rugo kwa bwa buzima bw'imihanda hajya nirwa mu gipangu batigenda abana aza kumfungira hano ndi mfunga se wandezwe nongera nihegera akapakika tanigarukira Rwanda waramaze guhinduka niki cyaguhinduye mu by'ukuri urumva icyambere kuva mu buzima bw'ubutesi bw'umwana w'umukire none uhisude ku muhanda bise bihinduka imvugo irahindutse byose birahindutse sosiyete nisanzemo ucuruza amakarasa n'iki ucuruza ifasa n'iki neze ubwo nabanaga n'abandi tamata kwacomeka zabi ndeze wandara none nacomye bwa mbere ushaka kubemeza ko usanzwe ugerayo none ukajya uheza wose kawusefuza byadanje kurya nta nakotse usora nawe uri murarangira kandi no test rimwe gusa ubugiye uyitumeneka bikahita birangira rero aho narindi ubuzima narindimo nk'ubwo ncoma bwa mwe yatimbe urayikizwa n'iki wakigoryo coma ndacoma nyine coma ncomye rero bita bihwaniramo n'amateka gahinda n'icyo wacomye bayibereye mu yindi se ariko yo bigushize mugaruka nanone hahandi kisanga muri bwa buzima kisanga muri bwa buzima n'undi ntawe uba wagiye niyo mpamvu nta kiza cy'ibiyobyabwenge ni ikiyobyabwenge n'ubundi kirakuyobeje ako kanya kikweretse kuri state kikweretse kuri mu yindi kikweretse kuri ahandi hantu ariko uragaruka n'ibigushiramo usanga uracyari muri bwa buzima niyo handi rero ubona umuntu agenda akiyahura akigira gute kuko yanabibuze ubuzima bwese agahinda uwo mubabaro njyewe nafashe ibyo biyobyabwenge ngo nirengagize ibyo nanyuzemo amateka n'iki ariko rero ndacyabirimo warabyibagiwe se icyo gihe wabifataga hari icyo byagufashije bigufasha iki uracoma nyine ukumva uri Miami ariko byagushiramo ugasanga uracyari Rwanda gisi cyangwa gogose hari igihe wararaga urira uvuga uti nabaga mu buzima bwiza none ndi kuryama ku mihanda iyo nk'iyo wahoraga na struggle za danje nk'umukira kwambuye ubwo yavuga kwambuye nkangahe icyo gihe imodoka twayogerezaga 5 njye natangiye koza imodoka ari 5
akwambura nka tensa bikaba ibintu bikomeye cyane tungwamenya amazi muri radio man cyangwa ku ntebe umukira akakwambura cyangwa amatapi wayatoheje akakwambura toka n'inkonji n'ivihu kagukura ati wakirara kahita gutega ivi icyo gihe habaga abantu bahumuye gusa 9 abantu bose barabaraka n'inkonji warazirya akagukura kahita gutega inkokora urarega n'imbere wakirara amwana ukakubiswe inkoni z'uburezi mu bintu njyashimira Imana Imana yanyijije inkoni z'ubuginga umuntu wese agakubita ari nk'ibintu mba nibutse tu Karige bajyaga batwicaza abantu bakatudiha gusa badukoreshaga icyo gihe nta kindi tu bakiyongoza uwo munsi inkoni karisha cyase ubuzima nubwe nakwibuka ko bamwe batashoboraga no kuba bakwinjira mu rugo bari kumvuruga gutyo tu ati nyine nta kundi nigiye nyine kinyica zanga hari n'ibyo njya nibuka tumva umubabaro uraje ariko njyashimira Kristo bamvunjiye niyo mpamvu iyo mbonye bagenzi banjye bari muri buriya buzima ndushaho kubakunda ko nzi yuko bari mu buzima nabo batahisemo bisanzemo rero birambabaza cyane mu bintu bimbabaza no kubona umuntu wambura umuntu birambabaza kuko ababosi baranyambuye mukira akagukoresha wenda mu buzima nabayemo bw'ikinama akakubwira ngo ndaje saa 4 zikagera saa 5 zikagera akahita akubwira ngo nzaze ejo ahita wibaza ntiwariye abo wakoresheje harimo n'abagabo bari kurya kuri ayo mafaranga ariko ukambwira abakire bankurikiye uriuza amariro umuntu kusanga umuntu cyane masengera ngo inyatsi ngo imereye nabi wakugira ibyaguteye inyatsi wamuyedo warayutishyuye abana bararize bari buzinduka bajya ku ishuri mu gipangu baraye bamutuka kuko yari kugura umuriro akaba atawuguze umugore we ari rimwe n'imwe njyana avuga ati yanywereye kandi atanywereye wamwambuye mujye mugerageza mwishyure abo mukoresha kuko buryo urya si ubabaza gusa hari nk'abantu nk'icumi bari ku ishene kuri kibiratanu aho uri kuri champagne ibindi babimena muri fuberi mani zaba hano cyakoze pasi nibyo pe byuvuga no kuri pe umuntu afasha mviroka hagati imodoka ajugunye muri fuberi urumva zo ku muhanda wakura mukona harimo imikati yashunnyeho rimwe kabiri bashonje uriya mwana umuhamagara ukamuha pe amuha chance ati salama mani ati imihanda imeze iteze ati dusangire twongera ugashunaho ukamuhereza uriya mukati ugiye kujugunya yawurya utavuye muri fuberi yawurya wawe umuhaye urumva kabisa ako kana pastor ku bantu unavuga ngo bakuzi bazi nyine ubwo buzima waciyemo waramaze kutubwira mu bakiri umuntu wari ubaye mu nzu nziza watembereza ubwo buzima waciyemo uyu munsi ukongera ukagaruka mu nzu nk'iyi ngiyi mu buzima navuga ngo butangiye kuba bwiza ujyanije n'ubwo wari urimo muri iyo myaka yose navuga ngo ibyo byose waciyemo kongera kubisubiramo ni isomo rihe wize isomo nizeye ko ubuzima bwose reka mbivuge gutya mu buryo bwumvikana niba hari iburasirazuba hari iburengerazuba niba hariho amajyepfo hariho amajyaruguru icyo shaka kuvuga hari ubuzima bwiza ariko burya n'ubuzima bubi bubaho ushobora kuba muri bwa buzima bwiza ejo ukisanga mu bubi ariko nawe uri mu bubi n'ejo ubuzima bwiza bwakugeraho rero ngeze ngaha mpumuriza abantu ushingiye ku ijambo ry'Imana nasomye ijambo rivuga ngo kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikagera gute zikavuga soma irindi rivuga ngo naho yababaza umuntu Imana naho yabyemera ko bikubaho ngo ariko igigera ikamugirira iki ibambe rero reka mbwire udukurikiye mubwire ko ubuzima ni ishuri icyo byanyigishije byamaye gukomera kandi nkaba nakomeza n'abandi byamaye guhumurika kugira ngo mbashe guhumuriza abandi byamaye gukunda buri muntu uwo ari we wese k'icyo ndishije umuntu nakimuha nanjye mbese isomo ry'ubuzima ryanyeretse ubu nta muntu nagemera ngo mbure icyo mbuhumuriza iyo muye n'ipfubyi namubwira ati karibu mu mpfubyi
mu muryango w'imfubyi urumva nahura n'ufite ababyeyi mwe ati nayihangane hari abandi babafite ariko bameze nk'abatabafite twabanaga ku mihanda urumva nahura n'ushonje nkamuha agahumbi ariko nkamwe ati nubwo uri bukarye ejo ukabwirirwa ariko hari igihe wazarya n'ejo ufite ibindi byo kurya iyo muye n'uwo basohoye mu nzu mwe ati uyu munsi bagusohoye mu nzu ariko hari igihe nawe wazaba ucumbikiye abandi iyo muye n'umushomeri mwe ati hanganira ubushomeri warize uri umushomeri nanjye ejo bundi bagabanyije abakozi mu itorero mbarizwamo ariko igihe kigeze barongera bansubiza mu kazi nere Imana nawe yaca inzira ukaba wabona nawe akandi kazi mbese shimira n'ubuyobozi bwanjye bw'itorero rero iyo dukoze ikiganiro sinagenda nabashimira ndabashimira aho ngeze ahangana kubera itorero ryanjye rya DPR rero ubuzima nanyuzemo bwa mbere ishuri ryo kwigisha abandi ngira abadukurikiye we umaze kurya wirengwa nawe utararya ejo warya dusoze ku iki kintu nicyo kibazo cyanyuma pastor uramutse mbivuge muri buno buryo uramutse uhuye n'ababyeyi bawe ari papa ari mama reka tubyite gutyo ni nk'icyo uba wifuza kuba wabireka wabwira uti papa dore naciye muri buno buzima uyu munsi dore ubwongezemo nicyo wababwira muri kano uretse no kuba ari icyo nababwira iteka ryose naharaniye kuba umugabo kugira ngo nutse ikivi basize batarangije icyo kivi nta kindi ni icy'urukundo banyigishaga urukundo mpamya neza ko baruhukiye barabona ko batasizemo basize umugabo ari rwa rukundo gufasha nk'uko yafashaga ndabikora wa mutima w'ubugwaneza mutima wo gukunda igihugu na n'ubu uracyandimo mpamya neza ko aho data aruhukiye arandeba aravuga ati kweri niki wabwira mama cyakubaje cyane nk'uti mama kubonye nakuririra nkakubwira kubera ukuntu mama yankundaga abonye ukuntu nanjye mbese abonye ukuntu nanjye nkunda abana banjye byamunezeza mama yarankundaga cyane 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 nawe abonye ukuntu nkunda abana muri rusange byamunezeza namubwira ati mama warancitse tu ariko humura ndi umugabo mu bintu bijya njya nkunda gutekereza ku babyeyi banjye cyane nk'iyo nabyaye ubundi mpamya neza wenda simbizi ariko umuntu wabyaye umuntu wa mbere ahamagara ni se papa Imana irabikoza kuzukuru karabonetse mama Imana irabikoza mukazanaruhutsa amahoro ko mpamya ko niyo mugiye kwa muganga kubyara abantu babimenya mbere ni papa wawe na mama wawe ko mugiye bakakugira ku mazamu kubasenga bakagufatira iry'iburyo bagahamagara Imana mu buryo bwose ngere ikintu kimbabaza mu buzima ni ukubyara ntawe ndi bubibwire sinibyo mvuze ubyumvishe uretse kuri uyu mwana wa kane Shami ari niyo mpamvu namwise na Shami abandi bana bose twarababyaraga sinirwe nanahamagara niba warabwiye abantu ko ugiye kubyara ugiye kwa muganga ukamarayo umunsi wose atarabyara ntagire ukubaza uko umeze kandi waramubwiye ntagire ukubaza ngo akwezi n'akameseje mwaruhutse ntagire ubikubaza urongera umuhamagaye cyangwa umwandikira umubwire ngo ntabyaye nabonaga nawe unyiteka niko kwari ukuri twarabyaraga tukavayo tukabura igikoma akanywa supadipi kwa kabisa nayo kuba ntera ndi mbabazi cyangwa urabyara ugatera abantu iseseme ariko ubwo uzaba amazikira ubwo uzabarya ubwo rero akakubwira gutyo ibyo rero uvumira rero ikintu kimbabaza mu buzima ni ukuba nta muntu ufite neretse abana pastor komera kandi ndakomeye icyo nshimira Imana kuri uyu mwana wa kane abantu benshi barampembye banyomoye ibikomere nanjye numva guhembwa uko bimera abantu bose babikoze kuki bataguhembye muri cya gihe uri mu buzima bubi kaguhemba uri mu buzima bwiza nibwo babimenye sinabarenganya pastor reka tugushimire kuba mu buzima nk'ubwo ngubwo warangiza ariko ukabusangiza abandi nabyo ni ubutwari bukomeye cyane mpamya neza ko n'ababyeyi bawe aho bari uyu munsi batewe ishema nawe batewe ishema nuko hari abandi bana batari n'abawe wavuze uti reka bashyire mu rugo iwanjye babashe kubona rwa rukundo umwe ari kwereka abana banyu reka tugushimire dusoreze aha ngaha no ku muntu wifuza no kugufasha uwo murimo watangiye wo gufasha abandi wo gufasha urubyiruko kugira ngo atazabe mu buzima
kubwo wabayemo umuntu udafite icyo mupfana udafite aho muhuriye ariko ibyo ngibyo ukabikora bagufashe muri bwa buryo bwose dukunda kubicishamo reka wumva ufite umutima aze kuca kuri telefone yawe sibyo byiza buri bandi baba mugisha nta kibazo nimero yanjye ni 0788463961 0788563961 hari nk'ahantu ujya kubwiriza ukantu umuntu yavuze ngo zana ngutwaze bibiliya yego zana ngutwaze bibiliya ngutwaze agatambaro bivuze uko nashaka hari igihe mubwira ngo uzambwire amashuri najya gutangira nzaguhe broderi uyinwa ari ibintu njye najya nemera gera yego bibiliya nta nini usipima uri kubyumva ngo ariko icyubahiro ngo oya ndakubwira ati reba umwana umwe ku muhanda umugaburire sasa ako kantu ikintu yacyumvishe icyo cyubahiro njye ushaka koma Yesu yagikoze umunsi bamaga umusaraba ahangaha yitwa pasiteri itorero rikanyuma birahagije urumva ndi pasiteri ibinduma ni inshingano wa mugani kugira ngo unyubahe ariko kunyubaha kwanjye numva nezerwa cyane nuko dufatanya kugira ngo tugire icyo tugezaho ya yandi ntari kwiga hagira uyiga yanzara yandi yereba undugaburira fatanya nanjye rero dukora icyo gikorwa reka dufatanye nawe muri ubwo buryo nibwo urabufashije ariko tunafatanye nawe mbere mu nzira mbere umuyoboro urumva nibwo urabunyubashye nibwo urabumaye cyane nibwo urafatanyije nanjye gushima Imana mbere umuyoboro w'abandi kugira ngo ibyishimo bibagereho kabisa ako kantu ni ikintu gikomeye cyane pastor mwakoze cyane kuba natwe muri iki kiganiro ariko akabazo ninjye kukubaza gatoya kari kansobye gatoya nkubaje ngo kuba abantu baragusuye maze kujya mu buzima bwiza sinjye kuguteranya n'inshuti zawe ntabwo abantu ukunda ukize buriya cyangwa umeze neza nakubwiye tutangira ko ari igihe ubwo ni igihe cyo gusurwa hari igihe nabayeho tudasurwa niyo mpamvu mbikubwiye Jade umunsi nzagusura ntabwo nzaza njyenyine nzana n'abana banjye n'abo ndera ubwo iyo utampaye karibu ndakubwira ati sinzi kandi nkaguteguza ko nihagira ibimeneka wihangane kwigumira hano n'ubundi tumenyereye kudasura ariko ubu ntabwo bakibimena ubundi mbere naragusuraga umwana wanjye ajya muri toilette ukuntu kariya gato kahiro ukigeze kitsindagira muri za toilette zo mu basanga kicayemo kose cyabagera ku makaro bakajya bikuruzaho nero kigeze kurura cya kirobine kivamo amazi cyo mu nzu cyaki gicupa baceka bakarureka ariko uko ko basigaye babibona ntago bagikubaga bese ubundi babaga mu nzu y'icyumba nasa numvire kuva mu cyumba za hanze yari intambwe imitaka bageze hanze no twasura umukerero bagakata muri cyo cyumba kagaruka ku buryo bicere bakajya bahagira kubera kuntu birukanse ntago bagikubaga rero nezezwa no kubona abasura cyangwa nanjye basura kabisa no babonye ko naje abashitsi nigere cyo kwakira abashitsi kuba ubona umwana wa gice muri toilette neza yahinda yigiyemo aho kugira ngo yicereho neza wowe uzi ko ari ibintu wavukiyemo ntabwo iguteraga byarambabazaga iyo mbona hari ibintu kandi wari ubizi hari igipangu twabagamo narakuntu bakora ku kagare bari bafite akagare kamwe umuturanyi wanjye bagakoraho bakabakubita k'abana abanga ariko mani njye nakwibuka ko mu rugo habaga hari amagare mbese ikintu cyambaza ni uko hari iby'abana bari bakeneye nkabona ko nkwiriye kubibaha ariko simbashe kubibaha bitewe n'igihe ibyo bintu bibabaza umubyeyi cyane noneho iyo aba muri bya bipangu reba umwana icyo akeneye bakimura urumva urababara cyane niyo mpamvu mu bintu Imana yankoreye nabanje kubagurira amagare numvaga ntazapfa narabagurira amagare narayabaguriye numva umunezero mbanye mwinshi cyane Pastor mwakoze cyane tuganiye wowe nzi ko twageze mu gitondo sawa murakoze cyane ariko turabashimiye n'abantu banga ku nkuru yanjye bajya bakurikira cano inkuru yanjye bagiriraho umugisha bakamfasha ko bwije nuko bukeye kugira ngo umuryango wanjye ukomeze kugira umunezero biranezeza ko bwije basaba umugisha agera natwe tuguheshe umugisha murakoze cyane abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe
ukaba wawita ngo ni umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira, ahandi ubabara umugongo, amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye, ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza, ukaba wanagera na pararize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini. Ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme, spino bifida, cyangwa akaba afite cerebral palsy, indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora. Nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari icyizere, kandi icyizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima. Iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza, butangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano, cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 64, cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake, ugafata icyemezo ukavuga uti reka nsanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero, ubuzima bwawe ni inshingano zacu.